Ewe mutima wanje we karame reka nkwibarize yeka ese nawe uramukunda we cyane wabasha kubivuga yego ngaho bimbwire ndamukunda mbikubwira ute ngaho ririmba nkinegaje navuze izamazamuka ngaho bimbwire yego ndamukunda bingana gute 100% wabasha kubihamya yego wabasha kubihamya cyane ngaho bihamye I love you Jesus muraho neza abadukurikirana kuri mutware bienvenue nizere ko mumeze neza aho merere mwese abatuye hirya no hino impande zigiye zitandukana Africa America to the other world. So twishimiye kandi kongera kandi kohereza ikaze hano iminsi ari bari myinshi cyane ariko ndizera ko twongeye kandi kugirirwa amahirwe yo kugaruka ngaha kugira ngo tubashe kuganira n'abantu benshi bagiye batandukana, abakunda famille yacu, abakunda ibiganiro byacu, abakunda natwe turabakunda. So nuko so Dazi ko twagiye dura n'abantu benshi batubaza kuki mudakora, kuki mutagaruka, turabakunda, turabakurikirana, abakuru n'abatoya, twabarondora ubuno ngo tubavuga amazina ngo tubivemo twagarutse guys. Wowe turakora subscribe, wino mwanya mwiza ko wakora subscribe ndetse ibintu bigakomeza bikagenda neza cyane kabisa. Reka mpereze madam, my best friend, my wife, my mama w'abana ikaze kugira ngo abashe kumpereza ikaze mwumve mu kiganiro avuge n'aragize iminsi ari kugira ngo tubashe kuma twamubabarira basi twumve ijari tugaye ikaze mada. Kuno gira utebe claquette ngayiraka woni claquette inzara sese kan mbere claquette igiye gukina claquette. What is that? What is that? Okay, I don't know. So hi guys. Tumeze neza. Tumeze neza turashima Yesu. Kabana. Nyuso makuru. Vuga bereza abantu kazi. Wagiye kuri phone ko nanyumva amasiko two kwisomera. Usomiki. Tumesage. Ngahe ndayirambitse twabashiri ba pembeni. So ariko be ukira aho ngaho ukuzona ngaho ngira abandi bashiri ba pembeni usibyo koko kwagira se ukurenda worinda umbwire cyangwa no gufata gusa ai si ibintu byo kuganiraho wabagize amaherezo nabimenye ikibazo muzamutuma tutabizerwa wanyizeye ukarekera aho ngaho ibindi ukabyorera nawe ukuvuga ngo bashire ba pembeni nta nabungira ukubotuma none ngira agatima kukubagira nkusha ubugahorana no tumukagira aho tutarukagira none se kubuhoro wabura umupapa utazi kwihangana oyo keke ibintu bitabaho kandi bidahari watuma biremeka none tuzuko zavuga kanwa kacu kararema itagomba mbiremiye ubuzima oye nyine ubivuze kandi icyo tuvuze kiraba cyo muvuze kiraba none muri Imana nyine akanwa kacu gafite imbaraga zo kwatura ibintu ku buzima bwacu bikaba yarabipanze ko bizaba hereza abantu ikaze tubwirega ngo ndushamanya so wenda ndi kwirata ngo amanyamajini nari navuze mbaha ikaze mwese abadukurikirana tumaze iminsi tutaboneka none twagarutse tuzatinda ariko tuzagaruka siko niko twababwiye kuri channel yacu tuzatinda ariko tuzogira iki tuzogaruka yes
so ntimukarambiwe kubona twagiye so saha gusa byacu bihekera hari n'ibindi biba bidutegereje kandi iyo nyine birumvikana aho nagiye ubu nyine naje namenya icongereza nimwumvaga nyibagiwe ikinyamurenge timukanshwanira ariko biri kose nsigaye mvuga icongereza ariko biri kose urakirusha muka Ben chance urakimurusha pe nuko azavuga icongereza cy'ikinyamurenge wowe ukavuga cy'umuzungu cy'ikizungu yeah man azakivuga mu kinyamurenge ese ubundi wadukwisemo akantu k'aka introduction ukayitwohereza nk'akantu nyine ka in English I can't ukadupfunyikira nyine nk'akantu I can't kiga nicyo kibazo sawa ndacemye soza abarundi badukurikirana ariko turabafite reka bankuyaga mu gakeya ushakisha kuri aya manwa ukashakisha n'itoroshishe oya nyine kuri izuba koko n'itoroshe bankubereza nk'akantu gatoya cyangwa je mvuga mu Giswahili ko genda kiza apana ico muri Kenya vuga ico muri Kongo wajama kera wavyishe wajama bayama tunawakaribisha hapa unaona tunawakaribisha hapa mjikute kabisa Kubera ni barukuna nyere cyo muri Kenya mjikute kabisa vraiment civilo unaona vraiment kama unalo la kusema vraiment ujikute na ufanye subscribe hapa kusheni yetu sengurushije ngana batemu mu Kirundi so hi guys murameze gute twe turaho tumeze neza nkaba mwebwe aho muri taconze ariko so datahije abantu bose bariko baradukurikirana kuri channel iwacu amahoro y'Imana bane namwe so twamye tubabwira ko twamaze iminsi tutari ngaha mugabo ubunye twagarutse twaje kuri channel iwacu kugiye mu mawazo ndagitekerezaho nyine ukuntu wavuga Kirundi baraza kwandika muri commentaire nimba uri kubyisha I know Kirundi gusa nyine ko birivanga ariko ndagerageza Kirundi cyose ndacumva ariko nyine uretse bijye byagakondo by'iwabo nabo hari bimwe ndumva ikeranya kivimo cyane nzi ko bikomeje yego none uyu mwanya twagarutse rero dukomereze ngaha nyine twari tugejeje twe ntabwo twacika intege zo kuza ngaha siko turagenda tugateba hama rero mu guteba kwacu ariko turabyibuka neza ko tugomba kugaruka ntabwo twabibagirwa vraiment turabakunda cyane hari ahantu nagiye muri state ngenda muri ma state menshi umugabo narasanze y'abantu mana ikiko bose bagumye bambwira turabikunda natwe turabakunda cyane noneho njyewe kubabirije bro utazashaka umurundi babari utazontera indobo ukaja ku murundi kubera Ikirundi cyakivugika neza nkunda Ikirundi nubwo sinzi kukivuga karabaye ubu nyine bwo bashana amahirwe yo kuvuga ngo umuntu washaka umugore wa kabiri nasubaka nka kandi ndi uwa mbere wanshaka nkaba wa kabiri gute mva nyine nkubwire basusa kandi bakavuga ngo buri mugabo agira umugore wa kabiri asubize wa wundi ahitemo kandi bushasha pana ngo asubira agire babiri urumva njye nahita icyo ngicyo mbabwira ati icyo ngicyo mwacisha ni itegeko utarivuze utagikoze bakakunyonga bakanyonga
basi bagishara nashaka muri umuna wawe iwe aya bakunda inkoko n'amagi nuko so guys tubahaye ikaze yeah man wari umeze gute kuba utasaga hano byari ibintu bimeze bite kuri wowe by the way ni ibintu naringo by the way ni kitu nilikuwa nimekumbuka sana but nimekuja kwa hii channel yako nilikuwa nimeimiss sasa avuze kitu wangu channel come on man acha niseme guys anakuanga hivyo msijali asa kwa nini unaniona kama mtu asiyejielewa sijasema hivyo bana mimi nasema ati unakuanga hivyo hiyo aje na hiyo happiness naona okay. Oh my god hiyo ndo like hiyo ndio vitu yako sasa I'm funny all the time Amadu yeah okay jewe narinkumbuye sahari hari ikimwe nagera nicara ariko zo wicara ukakumbura kuza hano mu gihe wenda tugize iminsi utaraza kandi bitewe nawe bitewe nawe oya urazi so ntago nari mfite yani ntago ari kunje byatewe nanje so cyambere kumurona hano ari ahandi mwari muzi basi nabadusuye mu nzu bazadukurikirana ndango namwe nubwo ari ibintu byacu twizaniye ba ntabwo namwe kumurabona ukuntu bihindukiye none imiryango iri hariya ariko ubundi twabaga hari mu nguni nuko ariko kandi ufite umusatsi bebe wogoshwe n'indi ukogosha mu bwonko kimwerere urabona hano umusatsi waje wari uba hano nahaba wogoshe dore aho ugeze uranabera urasa neza urakeye you look so beautiful. Thank you. So amazing, so like so beautiful, man. We love you so much. There is no one like you. Thank you. Don't cry, sweetheart. Don't cry. I miss him. You miss him? Don't cry, yeah. Like what kind of thing you miss from him? To do my done. Your nails done? Okay, that's good. So right now, Mukiganiro cyacu cy'umunsi none babe, turi kuganira mbere yuko bira ari amagambo nasaga yo kuvuga ngo nta muhungu waterera umukobwa ivi kuva byaza wari utaragarukana kuri kamera, sibyo? Wowe ku giti cyawe mu mbone zawe zidakuyeho izubundi, kubera ko buri muntu agira uko abona ibintu n'ukundi atekereza, ko ntawe ushobora gutekerereza undi, sibyo? Nta n'ushobora kumvira undi uko yumva. Umuntu ashobora kuvuga ikintu wowe ukacumva wowe uko ugomba kucumva nkawe, cyangwa se ukareba ikintu ukakibona mu buryo bwawe utandukanye n'undi muntu ashobora kukibona. Wowe byasobanutse gute muri wowe? Niyo opinion wabitangaho, niki wabivugaho? First of all, jewe nabinenga ndafite n'ikibazo. Ati gute? Oya ndaki. Bari bayinyubika. Yarahagaze ariko mbacambe gano mfite ombe. Yinyambika yarahagaze ntawapfukamye. So twazumvikanye nyine kandi tago gupendeza ari ugupfukama for real. Right. Kandi pfukama ni biki? Gupfukama se ni ubona ko ari seriye. Ngo bacuwe basaza bacuwe mugabanye n'ukuri mureke ibyo bintu tago byo bisa neza no kwanza nubwo bababwiye
It's your opinion, bro. Yeah, nubwo bababwiye ngo barabasobanurira ngo bugiye munsi yiwe si cyo bisigura. By the way, niko iwo irata ni ku muntu wenyine agenda yuvuga ko ibintu bivuga. So gupfukamira umuntu I know ugomba kuba uri munsi yiwe. Right. Ariko no kwicisha bugufi uragomba no gupfukama. Kuzerekana kujya ku maso. Wapfukama ukicisha bugufi siko? Ukicisha bugufi. Ugomba gupfukama ukicisha bugufi uri gupropose. Kwipfukama ugomba gupfukama mu buryo bwinshi. Upfukama uri kubaha nyine you know kuko wewe uri mufarme. Je ntuza zanje. Oya jya uvanga nta kibazo rega abantu badukurikirana barabyumva niba bavuga igifaransa. Oya simvugo. C'était no problem. Gusobanura ibintu biza bingora. Nzanyame ndondogora ngana bavuga. Kuko nguko nyine kuko wewe ndabyita ute mufarume basi. King King of the house. Shifter. Yes. Nuko. Kuko kakaza nkagupfukamira ari hajya tegeko rino hakaba no gupfukama uri kwaka imbabazi kurumva akaba noneho wa king iyo uramupfukamira kubera ko abari hejuru yawe ari gupfukama ucisha bugufi nyine mu buryo bwinshi. So sinzi ubwo bwo gutera ivi bwo bazapfukamamo kuko ntabwo yari intereye but urebye nyine je ndeke kubisobanura ngo uvuge ngo bituma ngo bigenda gutya ariko duhindure style. So rebe ni foto batapfukamye uwo mwambitse peto uhagaze ni ibi imeze neza burya nyine byari bya mbere nyine babikoze neza. Okay, no wowe uvuga weruye ureke ucisha ibintu ku ruhande. Nufu ngo nta gusapotinze upfukamira umukobwa ari kumutera ivi. Ari kumuterera ivi nako. Ku ruhande rwaje si umusapotinze ariko abikoze afite impamvu. Afite uko baganiriye. Okay, reka twende tugane kuri kano kantu sibyo. Ari ukuntu umuntu aje kwambika impeta k'umukobwa sibyo. Nyine aba ari ikintu akenshi ntabwo aba ari ikintu kiba gitunguye. I know boss babategura. Yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu akenshi ntabwo bibatunguye ko ni ibintu wenda baba baravuzeho sibyo ibihe bitandukanye. Sibyo ariko noneho baje kumuporopoza kamarire sibyo wenda n'inshuti ye muzanye akamona nk'aho ari umuntu utangaye. Oh my god je twarashoreranye kagiye mu modoka imwe rw'amabanga dore kino kazumera nk'aho umugore ntabwenge bagiye ntarwandiko. Oje najanye nyumva yose nyazi naje kumbitse bangu zambitse faranga. Oya kituraganje we tuzana examples uzihorere. Ariko she niki wowe utuma mba muri mood kubera ko ugiye kuvuga ngo nzanye examples zanje ari kibazo ni ibintu bizwi hari kumwe amafoto arahari wari kuyiyambika duhagaze. So n'ibintu abantu babonye ntabwo ari ibintu byaje n'ibintu abantu babonye kandi byari ngombwa ko mubibona urumva ntabwo si byari ngombwa cyane ariko nyine nibyo twateguye kubereka mu byo twoberetse nyine mwabereye mutabereye bada nibyo twabonye twoshyira hanze nyine umuntu ushaka kubibona. Cyo navugaga sibyo hari ushobora kuyikwambika impeta ahagaze ariko muri we apfukamye. Hari ushobora kuyikwambika apfukamye ariko mu by'ukuri muri we ahagaze. Kandi ikindi wenda urugero rw'urukundo wenda umuntu akunda mugenzi wiwe nk'urugero ukunda umugabo wawe sibyo sibwo rugero ndakunda umugabo wiwe sibwo rugero ndakunda umugore wiwe wewe urugero ngukunda sibwo rugero undi mugabo ukunda umugore wiwe. Buri muntu afite urugero rwiwe no kunda twara ibintu byiwe. So nge numva bitakabaye impamvu rwose narabivuze none se kuki wumva ko
tukabahereza indabo bande abagore cyangwa se ugahereza regura buruhereza umuntu ukunda of course n'abagabo basiga bazihereza uzi ko mbere nari nzi ko abagore ari bakunda amafaranga ariko mu minsi mbona n'abagabo bakunda amafaranga naho sirimo tubivuga neza nawe uri mu cangwe ugira we yarayakunda amagi amanoti je nkunda nakoreye barabada jya mbumva byagenze buryo njya mbumva aba ni sawa cyane kabisa ariko indabyo ziheza umuntu ukunda siko ururabo kwanza ni ikintu gisanzwe si ikintu gisanzwe kirasanzwe kiza kibi kidasanzwe bitewe n'impamvu ya roza ariko none se ngo kukamizana gusura ururabo nkaruguheza oya uriya biraterwa urarufata gusa nk'ikintu gisanzwe kira biraterwa n'ibihe be sibyo nico narisha gusobanura ya ibihe kubera ko kaba mukecuru tibazi ngo indabo wenda ntibari bazi mu gihe cyabo ngo indabo ngo niki none bitewe n'abakuriye bashakiye bari baziza ariko tibari bazi ibintu bisobanura ahubwo ubundi ibintu byahinduye isura ntawamenya ariko iyo ntabwo bari bazi ngo indabo ngo niki umugabo yakazamara gushaka nk'uyu munsi ejo akamaje mu kiraro kandi akamara umwaka urumva nta kibazo pi n'umugeni akama bagusa bya bindi akama akomeza imirimo yo akazamaje agenda akamatoragura igiti akama kivungagura gusa akama kigira imyasi agatana akamanika ku idari agacana agateka akumva nezerewe nta kibazo ariko kamwebwe bikiye nk'ubu ngubu ngusize nkagenda gusa nko muri urugero utagiye kwa musara ko naguhanguye cagiye ukorera plan ugasara ukamuhera ngo se kugiye gute bizagenda gute kubera iki ibi si bose erega ujya mugeni wo muri Kongo yagaza bayasigaranye n'andi abasigaranye na nyirabukwe yasigaranye n'abaramukazi biwe yani n'abaturanyi nyine bumvikana none se dufate kuko uragiye ndi muno jenyine umuturanyi ufite ni umuspanish ni umuzungu ni umuki tuvuga rumwe so niyo mpamvu ahubwo nzambona ko biza bigori oya none se like none se kuki ushaka kuba kuvuga urashira nangira iki tamunyogushana uje ku isoko uze gutwara turi kuba nyine n'ubihugu uvuye muri Afurika ukamubingora nyine utabizi gutwara ndafite n'icyangombwa na kimwe oya wenda cagiye oya ntawo gusiga gutyo ariko mu gihe uzi kwikorera utuntu n'utundi wasigara da kugira ngo umuntu ariko kandi si kwa kundi ngo umaze iminsi 2 ariko nyine n'irungu ariko ntari ntabazagenda se bakaja muri za meni gushaka impuzo basiza abadamu babo n'abana kandi bari bonyine nano birahaba ibyo ni ibisanzwe rwose ariko hari igihe bamwe bazabigiraga ibyadanje ukavuga ngo umugabo muto ashobora kumusiga ngo agende ngo aje gushaka nani wagomba kuba ari aho ngaho ubutesi n'abana batese bamwe igikoma c'avoka ndumva ari byiza cyane kabisa reka mabwire ngo ushaka amafoto meza live nziza ya church wedding ibirori byose event gana ntwari images mu birori byawe tukwambare tugukorera ibintu neza bigende neza cyane ubona amafoto meza ubona live streaming nziza tumwambare kumwambara no kumusapotinga no kumukorera ibintu byiza nk'uwikorera so wagana ntwari images muri zo service tukazigufashamo ibintu bikagenda neza cyane kabisa ubwo rero tugana ku musozo w'iganiro cyacu anga madamu n'abasezera mu karirimbo kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza kandi
kino kiganiro mukirebe mugikunde kuko nimwe twagikoreye ni canyi mwumva amagambo twaganiriye komantere zanyu zirakenewe n'ibindi byose madanga hegaririmbaga nuko shiri kwanza waranyemeye cyane kubera umuririmbo guys nyabaye muririmbyi nuko ntazandepeta naje nafashe microphone kuvangiza muri Amerika ariko nyayifashe undi munsi ariko twari henshi none nyari ndishegire darajwigire ndavuga ati kugeza bamaze turava narajwigiriye kugeza bamaze ndavuga simba bakwiyemera ni byiza kwiyemera uzukemura bimwe kuko bari bavuze wa soprano ndiyemera gusa namigenda ndashwigira kiradi yashize nk'amabuye narakumaza gakata simenye kuzamuka yagera wikeka maza gakata simenye igihe bavuze batanze makano ese makano ni iki inota yashize ririmba nzariri pisha imundu nishi agakisake kamuya habi uko ndushaho kumwegera amaso yanjye arahumuka ansunikira ku birenge byiwe ndumva amagambo ankomeza umutima wanjye uramukunda ewe mutima wanjye we karame reka nkwibarize yeka ese nawe uramukunda we cyane wabasha kubivuga yego ngaho bimbwire ndamukunda mbikubwira ute ngaho ririmba nkinegaje navuze izamazamuka ngaho bimbwire yego ndamukunda bingana gute 100% wabasha kubihamya yego wabasha kubihamya cyane ngaho bihamye I love you Jesus